birasaba izindi mbaraga zikirenga, kandi izo mbaraga zikirenga zihaye umuntu wundi usanzwe w'umusitari wo mu Rwanda ashobora gupfa bazimushyizemo, zishobora kumurenga ugasanga ziramuhitanye, ukabiha undi muntu atarabimenyereye bitari ibyo bitamurimo byamuhitana. Si byiza kuha umuntu ifi ahubwo umwigisha kuyiroba. Ndimo ndagerageza kuzamura abana mbubaka mu mutwe, niyo mpamvu nitwa inspiration of the youth. Iyo uvuze ugasanga sonanya ko bataraguteguriye uko uzabaho urwana urugamba rurutu rw'umusirikare wambaye imbunda uri ku rugamba arimo kurwana. Ati kuko rimwe na rimwe afashwa n'igihugu, afashwa n'abamu. Imana ishobora kugira gutya ikavuga iti uyu muntu wo kuri televiziyo y'inzozi arimo arashakisha reka muhumugisha ibikorwa bye mbi blessing, ugasanga ahangaha urasenga ukavuga uti Mana mpubugingo ndinda indwara, mpa n'ubwenge ibyo nkora mbe mbikoresha ubwenge bwawe buturutse kuri wowe, ikindi ibikorwa byanjye bihumugisha bibe successful. Ako Esperanza yo nayo yaje ari super kabisa, iravuga iti twiteguye guhangana cyangwa se guhangura uriya mustari. Niho rero nanjye nahise, niyo mpamvu ubu ngubu nanabashyizeho akandi kantu k'akazina kitwa super industry. Nagerageje kuririmba inshuro nyinshi bigenda biferinga, ariko ubu ngubu nibwo menyekanye mu ruhando rwa muzika, ariko nari naratangiye muri za 2005 na 4 natinze kwamamara kabisa. Ariko Miss agira ibisonga, hitamo ibisonga byawe. Uravuga ibisonga byanjye se bindi? Hari abo dufatanyije bagerageza, nk'uyu mu tipe usobanura filime, ni nanjye noneho ukoze n'akandi gashya ushoboye gusinya gukubita deal n'abandi batigeze bagerageza. Ni nanjye noneho ubayeho umustari umukonyine nk'uko wari ubivuze, ariko ugeze no ku rundi rwego noneho niveau international. Ariko se ndi inspiration y'urubyiruko rw'u Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ubwo se iyo duty, iyo burden, uwo muzigo ni ko urabona woroshye. Warabonye Dikenzo yabipostinze, wo bita Dikenzo y'Ubugande ya postinze avuga ati super manager niwe mustari mu Rwanda wenyine nemera. Muri iki gihugu habaye abastari benshi, ariko tekereza Dikenzo akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 1, ariko yanshyize kuri county ye, aravuga ati uyu nguyu niwe mustari, bindi barabeshya. Biriya byo kwitakataka byo kwidekora biriya ni iby'abashiki bacu. Wese umuntu w'umugabo wowe, kandi ibyo nawe ugiye kubyikora mu buginga bwo kumva ngo ntiwaba umustari ngo utasinze ngo utangwe ikimogi, urumva ngo ntiwaba umustari ngo konyine ko prestation kwanza congratulation. Murakoze cyane. Niwe muntu ku giti cye mu Rwanda usinya amafaranga angana kuyaho. Yani byo kuko nijye usinya ari amafaranga. Njye mustari wanjye ku Rwanda ushobora gusinyira miliyoni 200. Ni bitangaza ariko si bitangaza kuri jewe. Ubundi wenda bya bitangaza ariko kuri jewe ibikorwa n'igihe nakoreye birankwiriye biriya bintu. Rero kumva sugira asinyira ijana na star turagaza n'abagabo dukewe n'ajya muri Vita Club akigikuba mu Rwanda abantu batanga amafaranga umuntu arayatunga. Zuba umeze gute amafaranga? Amafaranga ndayatunze, ariko yaje ajya mu yandi n'ubundi, kuko n'ubundi urabizi ko super manager ntabwo natangiye gukora vuba. Niyo mpamvu n'uruganda rukomeye nka ruriya nka Esperanza Group Limited rukora icyo kunywa cya mbere mu Rwanda, agira ngo nshishikarize n'Abanyarwanda bose ko nicyo cyo kunywa kigezweho. Nawe ndakigutuye, ndaza no kukiguha. Turashimiye. Icyo kunywa cyiza kiryoshye, usanga rwose kirimo, bafite za whisky nziza, hari nk'iyo bita ngo ni Millennium Hills whisky, bafite nk'iyo bita ngo ni Golden Share, bafite iyo bita Esperanza Coconut Waragi. Ni ibintu ushobora kunywa ukagubwa neza, nta mavunane, nta bya bintu byo kubyuka ubabara umutwe, nta kuvunika mu mavi. Ikindi cya kabiri ni kugabanya ibinure. Abantu bashaka gukora siporo mu buryo bwo kugabanya n'ibinure zikamura n'ibinure mu mubiri. Kuvuga yamibyibuho ikabije. Umuti nuriye. Umuntu ushaka kureba size bese umuntu akurebereho. Umuntu ukoresha. Aha, umuntu ushaka kureba size yandebereho, very nice. Urakoze cyane. Nibyo rero nkuko bivuze. Rwose yari amafaranga narayasinyiye, kandi ndagushimira ko nawe byagushimishije nk'umunyamakuru, ukaba ufashe umwanya ukambwira uti congratulation, uti ni intambwe ku mustari w'u Rwanda gutera imbere gutyo. Ni uruganda rwa rutera imbere, ni uruganda rwacu twese rwa rutera imbere. Ahubwo umuntu ashobora kwibaza, amafaranga urayabonye, wena super wari usanzwe ufite izina Esperanza, kubera icyo ariyo yavuga ati kaduprofite super bwa mbere, izindi nganda ibindi bigo bikomeye. Nibyo koko urakoze. Byari bimeze bite? Nibyo koko urakoze. Izindi nganda koko mu by'ukuri zari zaragerageje, zigerageza kuvugana nanjye, zishaka uburyo zamvugisha, ariko ntitwumvikana mu buryo bw'ubucuruzi bw'amasezerano nk'ibyo wavugaga. Ako Esperanza yo nayo yaje ari super kabisa, iravuga iti twiteguye guhangana cyangwa se guhangura uriya mustari. Ngo hari ibindi bigo tukamumanura mpaka tukumvikana icyo ashaka tukakimuha. Niho rero nanjye nahise, niyo mpamvu ubu ngubu nanabashyizeho akandi kantu k'akazina kitwa super industry. Ni Super Esperanza Group Limited, kuko nirwo ruganda rwa mbere ubu mu Rwanda rukora icyo kunywa gisobanutse rwose. Icyo kunywa cya Esperanza
nujya kunywa ntunywe icyo kunywa cya Esperanza. Bakora amazi meza, abatanywa n'agasembuye bafite amazi yabo yitwa ngo ni Esperanza water. Nujya kunywa ntunywe icyo kunywa cya Esperanza jya umenya kurenganye. Burya mbese muri uru Rwanda amajyambere y'igihugu n'umukuru wacu w'igihugu yaravuze ngo amajyambere y'u Rwanda arihuta yihutana n'uwihuta. Amajyambere rero y'igihugu cyacu na Esperanza nayo ikorera mu majyambere, ikorera muri gahunda z'igihugu, niyo mpamvu ibintu by'u Rwanda ubu biri standard. Niyo mpamvu Esperanza nayo produit zayo ziri standard zigezweho. Nuyamamaza akaba ari kuri standard. Nuyamamaza nawe akaba ari kuri standard. Urakoze cyane. Sawa, katujye kuyamamaza noneho ku giti cye sasa. Amafaranga miliyoni 200. Hari ukuntu usanga umuntu ukabona akatugende wenda nk'ibintu by'imipira nibyo uzi, ugasanga Zidane niwe wigeze guca agahigo bwa mbere, icyo ni za 2000 na kangahe ni kera, harazaza Cristiano avojyaho kakavojyaho Gareth Bale avaho, ubu hariho Mbappe. Wowe uratekereza ninde uzakoraho ku gahigo kawe mukamamaza? Urebye abastari bari hano mu Rwanda, ufata b'umupira, ufata b'umuziki, ufata ba filime, ninde uzakoraho agahigo kawe? Urakoze cyane umunyamakuru we. Icyo kibazo rero nakubwira ngo uzakuraho agahigo kanjye ntaravuka. Abariho bose baracyari munsi yawe? Nta n'umwe ushobora gusinyira miliyoni 200. Kuko kugira ngo agere ku rwego nk'urwanjye birasaba izindi mbaraga z'ikirenga, kandi izo mbaraga z'ikirenga zihaye umuntu wundi usanzwe w'umusitari wo mu Rwanda ashobora gupfa bazimushyizemo. Zishobora kumurenga ugasanga ziramuhitanye. Nukuvuga ko managinga imbaraga zawe byo ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane. N'ubuhanga bwanjye na entertainment yanjye uburyo nyikora, n'ubujyanja bwanjye uburyo nitwara muri field entertainment, ukabiha undi muntu atarabimenyereye bitari ibyo bitamurimo byamuhitana. Kuko nonaha tureke miliyoni 200, hari umusitari ushobora gufata miliyoni 100 ukumva ngo ngire ngo ejo bundi wumvishije ari umwana wazamutse waririmbaga warapaga yitwaga ngo ni Bushari. Urawe igikondo kwa Kabuga. Imana yari imuzamuye, Imana Nyagasani imwihera kumenyekana mu Banyarwanda, aranakundwa. Isosiyete y'itumanaho itangira kumuha amafaranga kumushoramo kugira ngo ayamamaze, ari nako ubwo bamuteza imbere, bateza imbere talent ye, ari nako byakamubeshejeho. Ananirwa kubimanaginga, abona amafaranga atarasamenyereye. Umwana warabibonye amafaranga yaramuhitanye kugira naho bamutwara muri rehabilitation kubera ibiyobyabwenge. Kubera ko yaravuze ati amafaranga yaramushajije. Noneho tekereza ni miliyoni zitarenze 2-3. Tekereza noneho umuntu wafashe miliyoni 100 bakaziha umuntu wundi wo mu Rwanda usanzwe atari giye wamenyereye kumanaginga iyo situation. Ubu se giye uko warunzi urabona hari icyo nahindutse? Nta na kimwe. Uko 200 uko nari imeze ntarakira 200 n'ubu niko nyimeze. Ako nubundi abantu bakozi bavuga ko nubundi ahantu hose kugenda uvuga amafaranga arahari byararangiye. Ariko arahari koko simba mbeshya. Simba mbeshya rwose. Nese ko nta kimenyetso turabona hano hanze. Ikimenyetso cya mbere reka nkubwize ukuri, tujye tuvugisha ukuri imbere y'Imana. Nta muntu uraremera nanki. None se kubaremera mbaremera buri gihe. Ubushize wenda ibyo ngibyo sinabyiza no kubivuga. Ntago ari byiza kubivuga. Kuko n'Uwiteka aravuga ngo ukuboko kw'ibumoso ni gutanga, uk'iburyo ni kukabimenye. Nako ukuboko kw'iburyo ni gutanga, uk'ibumoso ni kukabimenye. Ngire ngo urabyibuka ubushize turi muri MTN hari umumama waje aravuga ati nabuze uko njya kwigisha umwana. Nijye wakoze mu mufuka ntanga amafaranga live imbere y'abantu. Ngire ngo urabyibuka wenyine muri MTN zihirwa urabyibuka festival yari yabaye hari. Biriya sinanabyirata kuko ibyo ni bisanzwe. Uretse n'ibyo ngibyo ujye ubona ho nca nkagerageza kuzamura urubyiruko, ariko cyane cyane si byiza kuha umuntu ifi ahubwo umwigisha kuyiroba. Ndimo ndagerageza kuzamura abana mbubaka mu mutwe, niyo mpamvu nitwa inspiration of the youth. Mbubaka kubabwira ko igihugu cyacu kidukunda, kidushyigikiye, ariko bagomba kwirengagiza cyangwa se kuva mu biyobyabwenge, kuva mu bitabafitiye akamaro, kureka gupfusha igihe ubusa. Noneho iyo mbibigisha nkababwira nti jewe nari imeze nkamwe navuye from zero to hero. None hanga nkaba nshobora kuba ngendesha imodoka nkiri ya miliyoni 35. Super naguciye mwijambo ivuga ngo wavuye kuri zero, uvuga ati waragiraga nk'igihumbi uri umwe ukamenya kuntu zigarura abwiye ni zero. Data yari afite nka nyinshi nubwo ari igihumbi, ariko ntago yakundaga ibintu by'ubustari. Ndakubwiza ukuri, nta nubwo na nubu ubu yarabyemeye kubera ko nabigiyemo kandi abona binyungukira. Ako turaza kukageraho. Ibi bintu by'ubustari ntago yabikundaga, yaravugaga ati iga uzicare mu biro. Ibintu by'ababyeyi urabizi by'Abanyafurika, nawe uri umuntu wavutse muri ubwo buzima bw'ababyeyi b'Abanyafurika. Umubyeyi abayumva wakwiga ukabona degree ukarangiza university, ukajya kwicara mu nteko, ukajya kwicara mu biro ahantu runaka. Nuko ababyeyi b'Abanyafurika bameze. Kumubwira rero ngo wagiye ngo mu by'umupira ngo utwara abakinnyi ngo harimo amafaranga, avuga ati ariko ibyo bintu si iby'ibirari byo. Nabyumvise. Igihe cyo navugaga cy'igikorwa cyagakwiye kugaragaza koko super manager amafaranga ni igikorwa mu mujyi, inzu ya super manager, ishuri, ivuriro. Ariko barabyerekanye ibyo byose.
byarabyerekanye ibyo byose Eh, ibyo byose barabyerekanye ngire ngo wenda televiziyo yanyu y'inzozi wenda nuko mutari mwarahabaye ngo tuvugane ariko niba ujya ukurikirana nta kintu cyanjye baterekanye cya seti kandi sina ngombwa kubirata simbirata ariko aho mba ibyo ngendamo byose ni ibintu niguriye ku mafaranga yanjye ubwo rero ariko sinanabirata ni ukuvuga ngo ariko ibyo ngibyo uwashidikanya yaza akakureba akavuga ati ibyo nta nubwo ari nabyo bigaragaza ko ndi umukire ibyo ngiye bifata nk'ibisanzwe izo ni base kuri njye icyo mfata nk'ubukire cyane n'ubwenge bwo kugira ngo mpindure urubyiruko rw'abantu mfata abana b'Abanyarwanda bakina umupira mbahindura ubuzima nabo bazashobore kwibeshaho babesheho imiryango yabo batera imbere mbe ngabanyije unemployment ibura ry'akazi mu rubyiruko mfata abana bajye gukina hanze ejo bazana amafaranga bashinga umushinga bahakaza Abanyarwanda ubwo mba ngize icyo mari igihugu basorera igihugu nabo benspira abandi ibyo rero nicyo kamaro ariko kumbwira ngo supermanager ngo nabambaza ngo inzu se ngo inzu se barashaka kundaza cyangwa kubwira ngo imodoka yangu irihe hari ushaka kuma lift ibyo byose niyo nanabigira nge mbifata nk'ibisanzwe biri ubundi ni ibintu bisanzwe ni nukuri nuko gusa Abanyafurika sinzi ukuntu nabikubwira nuko gusa Abanyafurika nyine dukomoka mu miryango y'abakene ubundi kugira imodoka si igitangaza kugira aho uba inzu si igitangaza ariko Abanyafurika babona nk'ari igitangaza izo ni basic needs ni ibintu umuntu agakwiye kuba afite kuko ni ukubera ko Abanyafurika benshi bakomoka mu miryango y'abakene sasa yabonye guza imodoka babona ari ibitangaza ngo ukabona umukobwa ngo neretswa n'umusore ngo afite imodoka nibyo ni ibintu bisanzwe ubundi nuko nabikubwiye ubundi nuko ari ya miryango yacu tuba dukomokamo usanga ibitarateguye iyo rero uvutse ugasanga so na nyoko bataraguteguriye uko uzabaho birakurushya cyane kubaho ugasanga n'ababakomokaho bagiye baruha kubaho ariko ndakubwiza ukuri hari umuririmbyi witwa ngo ni Rick Ross uramuzi uwo muraperi muri Amerika yigeze kuvuga ati iyo uvutse ugasanga so na nyoko bataraguteguriye uko uzabaho urwana urugamba ruruta rw'umusirikare wambaye imbunda uri ku rugamba arimo kurwana ati kuko rimwe na rimwe afashwa n'igihugu afashwa n'abakuru be niko yavuze Rick Ross hari n'igihe wa musirikare uri ku rugamba avuga ati ni mu ntabare hakagira abandi bamutera inkunga mu bitugu akagira abandi bamutera ingabo mu bitugu ariko wowe urabizi neza iyo uvutse ugasanga wenda ariho ugomba kwirwanaho ari we nkingi y'ubuzima bwawe nta so nta nyoko nta mukuru wawe ni urugamba rukomeye niyo mpamvu rero nk'iyo uvuye muri ubwo buzima ukabona nk'umuntu ufite imodoka utangara kuko ubutekereza uburyo byagukomereye kuyigura ariko burya biba byaratewe cyane na preparation ababyeyi baba batarakoze kuko ubundi iyo usanze ababyeyi barateguye neza ugakura ndaguha nk'urugero wenda wowe uri umusore uri umuntu ukuze urazi ubuzima ushobora guhura n'umukobwa wavukiye mu bantu bifite wamutereta unashaka kumwereka yuko ufite imodoka akanakwanga akakwangira icyo gusa kuko imodoka kuri we arazihorana icyo uvuze nicyo kabisa ariko babandi nyine babandi bavukiye muri bwa buzima bugoye niwe avuga ngo ngo ndamukunda ngo uziko afite n'imodoka wenda yaranayihawe si akakongeraho ushaka uri umushoferi wa boss ariko twari tukiri aho ngaho noneho nawe wemera iriya mvugo ivuga ko umwana ukuriye muri family iri hasi cyangwa ikeneye tubivuge gutyo nawe kuzagera aho agera bikomeye nawe nuko byemera nkurikije iyo koti ya birakomeye ariko birashoboka kuko Bill Gates yaravuze ngo birakomeye banza ubyumve ngo kuvuka iwanyu umukeneye si ikibazo ariko gupfukennye ikibazo ni wowe gukena kwawe ni ukuvuga ngo birakomeye ariko birashoboka urabyumva ukuntu bikomeye ndaguha nk'urugero kubaka iki gihugu kikagera byari bikomeye ariko byarashobotse byasabye izindi mbaraga zikirenga extra force cyangwa se extra yani mu Giswahili baravuga ngo ni nguvu za ziada imbaraga zirenze ariko nanone nicyo nkubwiye umwana ntago warugereranya n'igihugu oya ndaguha urugero urugo ntago narugereranya n'igihugu ariko nguhaye urugero n'ubundi abubaka igihugu ni abantu wabyumvisha ibyo nkubwiye niyo mpamvu perezida wacu ajya atubwira ati kwishakamo ibisubizo ni ukwitanga nyine ukitanga ukimarayo wese utizigama ubundi ugasaba Uwiteka umugisha kuko Imana nayo irafasha pe nk'ubu ngubu urakora uje kundeba dukoranye ikiganiro Imana ishobora kugira gutya ikavuga iti uyu muntu wo kuri televiziyo y'inzozi arimo arashakisha reka muhumugisha ibikorwa bye mbi blessing ugasanga ahangaha icyo dukoreye interview kirigishije abantu kandi n'icyo warugamije nawe ukigezeho niyo mpamvu rero ibintu byose ushyiramo umwete ukitanga wamara kwitanga Imana nayo ikabona kugira gute Imana ikakurinda indwara Imana ikanagucira inzira niyo mpamvu iyo dusenga turasaba Imana makurama mpani cyangwa se nk'ubugingo nk'ubwenge hano umugisha ibyo nkora byunguke ngiye niko nsenga ndakubwiza ukuri imbere y'Imana kubera ko subiramo isengesho n'abantu baryumve urasenga ukavuga uti Mana nk'ubugingo ndinda indwara
mpa n'ubwenge ibyo nkora mbe mbikoresha ubwenge bwawe buturutse kuri wowe. Ikindi ibikorwa byanjye biha umugisha bibe successful, kuko ushobora gukora ariko ibintu byawe bitari blessed, bidafite umugisha ugafeiringa. Hakaza umuntu agakora gato, ngira ngo ujye ubibona abana bashobora kwiga mu ishuri ari 50, uwa mbere bazasohoka mu buzima busanzwe ugasanga byaramunaniye, wa wundi wanyu mugasanga niwe wahaye akazi, wa wundi wari 38 niwe boss, ugasanga niwe boss niwe wahaye akazi, wa wundi wari uwa mbere. Kuko burya wenda afite uko agenda akihererana n'Imana, akabwira Uwiteka ati umugisha ibikorwa byanjye. Umugisha nawo urafasha, ariko ufasha urabanza ugakora, ugasaba Imana ko ntago wakwicara umugisha uzaza uguha ibintu. Oya, urahangayika nk'uko ubu ngubu uhangayika uvuga uti ndashaka interview, nacinze YouTube page channel kugira ngo ntere imbere. Imana ifashiriza muri ibyo. So nuko nguko mbaho nanjye kugeza aha ngaha. Uwiteka Imana yanjye, I rely on my God. God is on my side. I work but I put my God first and I can't be the last. You get what I'm saying? Yes. Okay brother. Ibikorwa mbere ubundi gasaba ko Imana ishyiramo umugisha aho ngaho. Barimo barabireba nabo babyumva. Imana ishyiremo umugisha, babirebe, babikunde, bahera expo manager. Super. Tukiri kuri ibyo bikorwa, hari ikintu urakora ngo giferinga, kuko umuntu akurebye uracyari muto ariko si cyane, uba waragerageje ibintu byinshi, nk'ikintu uba waragerageje kigaferinga. Nibyo koko nagerageje kuririmba inshuro nyinshi bigenda biferinga, ariko ubu ngubu nibwo menyekanye mu ruhando rwa muzika. Ariko nari naratangiye muri za 2005 na 4 turirimba tujya kwa bakobra hariya. Icyo gihe hari producer yitwaga ngo ni Ndi1 ukobra hariya gifite Cadillac waririmbyemo. Najyaga ndi umwana ko watinze kwamamara, niba waririmbye muri Cadillac. Wallahi ni bya bindi nyine kudacika intege. Natinze kwamamara kabisa. None ni cyagiye Imana nyine yakwihorera ikabanza, rega Imana nayo ifite uburyo kwihorera gusika kurinda indwara. Kavuga iti reka murebe namuhaye ubwenge n'umutima wo gukora, nadacika intege amaherezo nzamwibuka. Nuko cyangwa nawe iyo wamamara ngubu ujya muri rehab, ubu rehab nibi kudufasha. Wenda nabyo birashoboka. Uwiteka Imana ishobora kuba yararebye ikavuga iti reka nzamuha ubusitari amaze gukuramo, azi icyo gukora, ari macuwa. Ari macuwa. Akoze cyane. Hari akandi kantu rero gakumba abantu benshi bamuzi ni super manager, super agent. Ako nawe ngubu ugeza ukenera manager. Manager se nanajya we wenda azaboneka, ariko ndacyabitekerezaho. Gusa mfite abajyanama ba advisor banjye. Njya gukora ikintu nkabanza nkaganira nabo. So ubwo ngubwo ubimbwi uri nk'umuntu wenda wa 10, kuko n'abanyamakuru bagenzi bajya bambwira batari ku bikorwa bimaze kuba byinshi, ugomba nawe kugira uzajya ubimanaginga. Ariko nkababwira nti mfite umujyanama. Ati umujyanama ntahagije, ugomba no gushaka manager ufite contract. Rero nabyo nzabyiga, ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe cyari cyacukubiri nuko mbishaka. Biragenda neza byose, biracyari mu nzira yawe, biracyari mu nzira nziza. Yes, tugende noneho kandi super manager, super agent. Hano mu Rwanda usanga abantu bavuga ibintu byo kugurisha abakinnyi, byo kubagira inama, biracyarimo ibibazo. None wabaza abakinnyi bakakubwira, abakinnyi n'abatoza bakubwira ati ikibazo ntabwo kiri mu bakinnyi, kiri mu ba agent. Gushaka kuryamo umuntu amafaranga ariko nta kintu kimufashije, ntimubagira inama nimumaze kubagurisha. Niyo muri kunegosiya nabo ngo urebe uruhande rwawe gusa, nturebe future y'umukinnyi. Iki kintu nkawe nawe umuntu yavuga uhagarariye iryo zina hano mu Rwanda, ukivuga iki? Ayo mabuye bagenda babatera. Ibyo ntabwo ari byo. Ibyo ngibyo bivuze kuko hari abakinnyi bajya babivuga, ariko n'abagenti bakora ibyo ntabwo bari abagenti bari qualified cyangwa bari qualified. Ariko nkanjye urwego ngezeho ntabwo nakora nk'ibyo. Ndeba cyane inyungu z'umukiriya wanjye, umukinnyi, kugira ngo arusheho gutera imbere, ejo n'ejo bundi bizatume n'izina ryanjye hariya rikomeza kubaho, kandi bazakomeza no kunkenera ya kipe. Ariko kuko bivuze abagenti nk'abo hari abahari bagitangira cyangwa se babanda ground nabo. Ariko ubugira urwego ngezeho ntabwo ndi muri abo bagenti bo kuvuga ngo ariko ibyo uvuze bibaho. Nta nubwo ari no mu Rwanda gusa. N'ejo bundi nabyumvaga muri Zambia, hari umukinnyi urimo gucomplaininga ati umu agent yantwaye mu Bufaransa, nsigayo amafaranga yanjye yose arayatwara. Nabyumvaga w'umunyazambia. Ibyo rero byuvuze koko nk'umunyamakuru nibyo koko bibaho, ariko njye ku rwego ngezeho ntabwo nabikora, kuko nshaka cyane nk'umuntu witwa youth inspiration, umuntu motive urubyiruko, umuntu motive igihugu, umuntu motive abaturage, umuntu w'abantu, people's choice, ihitamo ry'abantu. Jewe ntabwo nshobora kuba nakora ikintu cyari cyo cyose gishobora kuba cyatuma mugenzi wanjye mugwingiza mu buryo bw'iterambere. Naharanira iteka ko ubuzima bwiza yego bumba, ariko nawe bukamubaho.
kuko ni nabyo nakubwiye ko Imana ihumugisha. Murakoze cyane. ariko se ubundi turagira ngo twibutse nk'uyu mwaka harimo ibibazo abakinnyi corona amakipe kumanaginga abakinnyi nk'ubwo ufite muri shampiyona y'u Rwanda ni bande? Abakinnyi barahari ariko nyine byaje byatugwiririye twese si n'umupira gusa byabagwiriye igihugu cyose n'isi yose ikibazo cya covid corona cyo urakizi ariko kontra yanjye nabo irakomeza. Yes, irakomeza. Watubwiramo wenda nk'ab'ingenzi kugira ngo harimo nk'ubita bashunga Buba n'umunyezamu wa Rayon Sport. Harimo Twizerimana Onezime wa Musanze no mu ikipe y'igihugu. No mu ikipe y'igihugu. Harimo Medi Kagere we ari no muri Tanzania shampiyona birakomeje. N'abandi batandukanye benshi ariko hagati aho n'abanyamahanga mfite bo ni benshi cyane rero. Bo nono batari Abanyarwanda. Ariko icyo nagira ngo nse nusoza nkubwira nubwo corona yaje ntabwo bisobanuye ko ubuzima bwarangiye. Nyine ibibazo bizabaho, ubukungu buzamanuka nk'uko nawe ubizi, ariko bizageraho Uwiteka bicishe hirya kuko rega nta kintu kitagira iherezo. Ariko tuzongera dusubire mu murongo, abasore bacu bongere bakine, igihe kizagera kandi bari abakinnyi nk'abo wari uvuze babashunga Buba na Twizerimana Onezime bazavamo abakinnyi beza imbere ndabizi kuko imyaka iracyabibemerera. Ariko hari umukinnyi ugarutseho abantu bibazaho bati se niba kuko Gakumba ariwe agent we bibazo twumvise yasinyiye Mukura yagarutse Rayon Sport harimo ibibazo kongera ngo babasezerere n'ubundi atari kumwe n'abandi nawe umuntu yavuga ko nawe hari abagutunga intoki Abuba se rero reka nkubwire tujye tuvugisha ukuri. Yes. Ikipe kuyisinyira ntiguha amafaranga yose cyangwa se kakwizeza ko igiye kuyaguha ntiyaguhe ariko wamaze gushyira umukono ku masezerano ariko article yawe nanone ivuga ko utabona amafaranga yose iyo kontra izaba impfabusa ubwo urumva nawe uruhande rundi abari umwere sibyo ntitwumvikana. Yes. Ugiye ugasinyira akazi bati dore bandufatire kiritoma turakurokirisa bakaguha igice bakubwira batari itariki runaka tuzagwa andi mafaranga itariki zagera bati nta mafaranga dufite kandi nawe ufite ibibazo ufite umuryango hakaba habonetse undi atigereka ngo usubize yaba abandi ariko nkwe nandi yushaka. Ese ngiye kukubaza kureba iyi si turiho twese dushakisha ubwo umuntu niba ashaka ko we yunguka wowe ntunguka kandi umukorera byagenda gute? Nese ngiye waza kunyungukiramo ntago bikunda none ariko naho yagiye ngo nayo bamuhaye turavuga abashonga Buba nawe yagiye naho bamuhaye kuko na n'ubu n'induru oya byose bizatungana humura kandi Abanyarwanda bazamenya kuri nyuma. Nta mpamvu y'aka kanya gukora ureze ukuri twagutangaza kandi tutaramenya neza ukuri nuko wenda se nabo ngabo bavuze gutyo niba turi mu biganiro baraduhamagaye bati nimuze twiyunga ariko dukomeze tubone service y'umukinnyi wawe. Ubwo rero niyo mpamvu aracyari kare nta reka tubanze tubyihoreye tutagabura ibiryo bitarashya. Ariko wowe yawe muri Mukura wari wayariye no muri Rayon Sport wakabe karanye ngo yishyurwa mbere. Yego nibyo abantu rega baba bavuga biriya. Ibyo abantu baba bavuga ntukajya ubyumva. We gusa we kurikira ukuri tuzagutangaza we tegereza. Okay. Ejo bundi nabonye umwana akuzanira ishusho yawe yari yashushanyije. Kirani ikindi gishimangira ko ufite abafana benshi cyangwa n'igishimangira urukundo Abanyarwanda bagukunda. Abafana n'Abanyarwanda n'urukundo rw'abakunzi banjye kirani kimwe mu bigaragaza koko nkuko bivuze ko Superman yageze ku rwego rwo kwinspira urubyiruko rukaba rwanamwiyumvamo umuntu akagufatira umwanya akagushushanya akagukorera impano burya ni cyo kigaragaza ko hari icyo wubatse mu bantu. People's choice ihitamo ry'abantu Superman ajya. Akubwira nk'iyo urebye no 2020 irangiye usibye corona n'ibindi bintu byagiye bivugwamo gake ubona nk'umuntu wa entertainment uyu mwaka arinde. Tubihuze na deal urangije gukora naki muri entertainment. Uvugana nawe aya masaha ninde? Uravugana nande aya masaha? Ko nyine boy. Hanyuma undi wa entertainment mu Rwanda ninde? Ni wowe nyine. None se urabaza igisubizo urabaza ariko Miss agira ibisonga hitamo ibisonga byawe. Uravuga ibisonga byanjye se bindi? Hari abo dufatanyije bagerageza kandi nabo ndabashimira baryoshya entertainment. Nk'uyu mu tipe usobanura filime Rocky na Bruce Melody. Yego wa muririmbyi Bruce Melody nabo baragerageza
nabo ngabo nibura baryoshya ibiganiro ukabona ko at least entertainment regular ni entertainment you get what I'm saying yes ariko urumvuna super manager we buriya sinzi uko nabikubwira ibyanjye byo bizwi n'Imana nta n'umuntu uzi kata zanjye kereka Uwiteka kuko narakubwiye nti nzajya iteka mbazanira ibintu bishya nta umuntu watekerezaga ko haboneka umuntu mu Rwanda ushobora kudiringa idiri ya miliyoni 200 gacamo nta muntu wari uzi bino bintu nuko rero ibyanjye rero ni ibindi byo byihorera ano mu Rwanda haba uduce dutandukanye akaba mu Ruhengeri akaba Igisenyi akaba Butare mu majyepfo akaba cyangwa mvuye gukora umubiri gato ndumva umeze fresh kabisa kuko maze no kunywa kakantu ka Esperanza arangira ngo wakabonye ari mwe yiwe bwoko kariya bakita Millennium Hills Whisky kantu gatuma kabisa muri fresh niyo wava muri sport wakanywa nta kibazo urabanza ugatuzaho gatoya akanywa katuma umubiri umera neza ibintu rebe gashira nyine nkuko babivuze bagomba kundeberaho ndabona ko ndi fit kare fit fresh twari turi muri ibyo bintu nawe ndakaguha byo koresha cyo kunywa cya Esperanza usobanuke umuntu uri kuri gahunda nzima nabundi ndasobanutse urasobanutse ugiye kungoreramo akazi oya urasobanutse rwose ndabizi ariko ndibaza ko umuntu asanze ufite igihumbi akaguha ikindi gihumbi ntiwacyanga oya ubwo wowe kuva wanongeye uko ari n'umuti urumva ikintu kikuvura ugize neza ubwo urakoze cyane rero rwose ndakaguha kari hariya iyo ni kado nawe urayitahana amena n'umusore wanjye ndabona asa naho ari kukubwira ati bimeze bite twari turi mu nce abantu bagenda batuyemo njye hari izina ryawe ryitwa Konyine Boy iryo zina what does it mean ni Abanyarwanda barinyise ubundi Konyine Boy ngira ngo bashaka kurifaringa mu buzima bwo nakuriyemo bwo ku bwa bundi bwo Abanyarwanda bajya bagira uduce abantu bavamo bakavuga ngo bariya ngo nabagoyi ngo bariya nabagogwe ngo bariya naba Nyamurenge nyine ariko twese turi Abanyarwanda so ubwo wenda gace navukiyemo kuko situation navukiyemo ababyeyi banje ibyo bakoraga wenda bakoraga ibyo Abanyarwanda bita ngo ni cyangwa se uko babita bakonyine so rero babonye nyine nabaye umusitari abantu baravuga bati umuntu turuka mu bakonyine abaye umusitari ba nk'igitangaza so Abanyarwanda bafana Abanyarwanda nibo bampimbye bati Konyine Boy ntabwo ari ryo ryise ni ukuvuga ngo niwe musitari wa mbere umukonyine ubayeho ariko nawe urabizi nicyo gisubizo ntabwo ni nanjye ugeze ku wenda oya ushobora kuba ari wowe ugeze kuri oya reka kuvuga ni nanjye wa mbere ubayeho ni nanjye noneho ukoze n'akandi gashya ushoboye gusinya gukubita diri n'abandi batigeze bagerageza ni nanjye noneho ubayeho umusitari umukonyine nkuko wari ubivuze ariko ugeze no ku rundi rwego noneho niveau international ariko se super ari ukuntu ushobora kuba warakuriye wenda muri iyo mico ni icyo ari kureba umuntu ukavuga ati hari umuntu uri kureba uri kwenye inspiring ati ibintu uriya muntu akora nibura njyewe nshaka kuzamurenga hari uwakuze ureba njye nakunze gukurikira umugabo bitangwa ni Mendez Mendez George Mendez ntago ndi kuvuga hanze ndavuga muri abo bantu bakwitiriye oya basuka ari abafana bari impimbye kuri YouTube nyine wowe nta wundi muntu hano wakuriye nyine ahantu nakuriye umuntu wanyinspiraga se mu buryo bwa sindagusobanukirwa neza wakwinspiraga mu buryo bwo kwinspiringa abantu ariko noneho nawe sibyo se nkubwira George Mendez nyine wowe urambwira ati ni wowe muntu Konyine Boy ukoza amateka ariko nkavuga nti nko mu ishuri wiganaga n'abandi bantu ahantu wakuriye quartier bari bahari babafamiliye babaja mu muturanye kuko urumva ba George Mendez nkuko wajya kumbwira abandi abo nabakure ndavuga aho wakuriye uravuga abaho ngaho around se je nakunda gukurikira cyane niga umuziki niyo mpamvu nabaye umuhanzi nakundaga Binman nkakunda n'undi bitangwa ni Bob Marley nakundaga Binman nkakunda na Bob Marley Binman na Bob Marley ntibi byatumye mva kumva mu muririmbyi ibyo rero kumbaza uti wenda aho mwari murahuwa kwinspiraga ntispirwaga n'aba kwiye barimo bakwigisha bakubwira abantu bakoze amateka abo bakoze amateka rero nibo ba Bob Marley nibo ba Mendez George Mendez nakunze ibintu by'umupira cyane kubera ko numvaga George Mendez ari umuntu w'umwagenti
ugurisha abakinnyi Mendes ngira ngo uramuzi super manager super agent manager wa Cristiano Ronaldo na ba Jose Mourinho n'abandi abo rero yewe nibo nanjye niyumviraga nkunze. ni ukuvuga ngo ibintu wakoze we byari ibintu bidasanzwe kuko wazamutse nk'ikivejuru cyane. Nibyo pe ntabwo ubeshye rwose, nanjye nshimira Imana kuko nta nubwo ari we gusa n'abantu bose baribaza bati Superman ajya umenyekanye mu gihe gito ntitwamenye wenda ngo twumve ngo yabaye mudije kuri radio yakoze aha bigenda guri yaje from nowhere. Ariko bibaho higeze kubaho umukinnyi bitaga Eda cyangwa se Eda uramwibuka mu gikombe cya Europe Portugal ikina n'Ubufaransa. Yari n'umusimbura utanazwe utanakeka ko yahesha igikombe, yinjiye amatera igitego ikipe bitwaye igikombe, ari umwirabura w'umunyamwirabura w'ejo bundi uramwibuka asimbuye Cristiano Ronaldo. Bibaho rero hari igivejuru cyiza just kigakora amateka. Bibaho wigeze kubibona mu gikombe cy'isi ikipe ya Senegal mu 2002 yazamutse itsinda yatwaye igikombe cy'isi ibintu biracika n'ubyibuka itsinda Ubufaransa. Bibaho rero biriya ntabwo ari ibitangaza. Ariko nanone hari umuntu ashobora kwibaza umuntu umusitari nta dread nta tatuwaje ntaki ubundi ubuzima bwa gisitari urabufiringa bye ubungu. Ariko ubusitari burya ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari ibyo. Ubusitari burya ni ibikorwa. Burya natanze urugero ndavuga nti nta muntu uruta abanyapolitiki mu busitari. Nelson Mandela burya ni umunyapolitiki ukomeye kandi ni umusitari, kandi ntabwo yigeze. Naguhaye urugero navuze nti burya iyo bavuga abasitari ni abantu bazwi cyangwa se bakurikirwa n'abantu benshi. Umukinnyi w'ingumi ni umusitari, umukinnyi w'umupira ni umusitari, umunyapolitiki ni umusitari. Burya politician ni umusitari rega. Kuntu umuntu ubuzwi n'abantu benshi mushobora kugenda agakurura amaso y'abantu bakamukurikira. None se hari umuntu wambwira urusha ubusitari Trump? Very nice. Sasa nicyo nagira ngo nkubwire rero, ntabwo ari ngombwa ngo abantu baribeshya burya ngo kuba umusitari ni ugushyiraho ibyo bintu. Kandi abashyiraho ibyo bintu nabo nshiringa nabo tuganira nabo kandi turuzanye nta kibazo. Urabyemera se? Kubera umuryango mvamo ntago nabishobora kubihandoringa. Ariko abandi nabo babishyiraho bashobora kuba ariyo miryango bavamo. Ariko nk'umuco wacu wa Afurika urabizi, ejo bundi wabonye perezida wa Tanzania Magufuli abwira Harmonize ati umuririmbyi mwiza ariko ndashaka uzakura iyo misatsi. Ngira ngo sinzi ko akabonye ako ka video ati iyo misatsi ibyo bintu ati kusuka nk'abagore wowe uri umugabo ugasuka ntwabibonye se? Atarangije arayongeraho ngo ngiyo ntabwo ari imico yacu ya Kinyafurika. Sasa urabona ni ibintu nyine twebwe muri Afurika ntitubimenyereye. Buriya nk'iyo ugiye kubona ukabona Puff Daddy yashyizeho iherena, buriya ni umuzungu. PDD buriya ni umwirabura ariko ni umuzungu. Buriya abantu bazi ngo ni umwirabura, buriya ni umuzungu. Bara n'abantu bafite imico y'Abanyamerika. Igisekuru cya ubaze nko kugiye ku gisekuru cya gatandatu cya karindwi muri Amerika. Ugiye kureba nka 50 Cent. Buriya ni umuzungu. Ba Michael Jackson bara abazungu. Bara uvuga ngo ni umwirabura ku ruhu gusa, ariko ibyo bakora imiti ibyo bitwara mu buzima bwabo. Rero natwe tugomba kubaha where we are coming from. Twebwe turi Abanyafurika. Uzareba Abamasayi usanga ari professeur yigisha muri Amerika. Ariko nubundi ni Masayi yiteye bya bintu byabo kubera ko umuco wabo bagomba kuwugira gute kandi ntacyo bibatwaye kandi bajyana n'ibigezweho n'ibyisi shaka kandi bakabikora neza. Urakoze cyafite ibindi bintu byinshi uvuga abantu batajya bagukoramo. Uvuga nk'iyo ubonye umuntu w'umugabo yarashyize iherena hano ku izuru noneho kiba ikindi kintu umunyarwanda none ndapfuye. Oya ntabwo ubeshya rwose, nanjye mbyakira nabi pesi nakubeshya. Ndabireba nkavuga rwose umuntu atobora ihereni nako atobora izuru. Umugabo noneho umugabo agashyiraho ihereni ibizuru bishatse kuvuga iki? Mbifata nk'ubugoryi n'ubusazi. Ntabwo ngubeshya. Ariko kuko ari ibyo twagiyemo ngo bya kwasimira kwe imico y'abandi aspiration urarekera tukajyana n'ibigezweho bityo tukagenda dutyo. Ariko mu by'ukuri ari nkungira inama nkuko mbagira inama aha ntabwo kuba umusitari bisobanura ku fata izuru ngo upfumuremo uri umugabo ushyiremo uwo mugabo wapfumuye izuru. Biriya byo kwitakataka byo kwidekora biriya ni iby'abashiki bacu. Bibyo ko barabyemerewe kuko bwiyasutse ubona binamubereye. Urumva yashyizeho uduhereni ubona binamubereye. Abuze kari bashiki bacu aribo ba mama. Wese umuntu w'umugabo wowe kandi ibyo nawe ugiye kubyikora. Nari nk'ubwenge akancaga ku basitari nawe mbwira utundi ujye ubona ukavuga ati ibi ntabwo ari iby'u Rwanda kabisa. Simbikubwiye nanjye nabikubwiye ariko nanjye nabikubwiye rwose nk'uko ubimbajije. Imyambarire yo ni gutyo nta kindi. Ariko ngiye kukubaza
uzi umuntu bita Cyane Cyane ndamuzi. wari wamubonaho tatuwaje Oya. ntujya ubona ko yogosha ordinaire none se ninde umurusha kuba umusitari ku isi yose imuzi Cyane uramuzi n'imyambarire mbabona ari isanzwe kabisa kuri Cyane. simple kandi arakomeye ku isi. Cyane ni umuraperi ukomeye ku buryo na Barack Obama arahira muri White House mu baririmbyi ba mbere yasabye ko baza kumusura yamuhayemo invitation. Kandi ni umuntu uri simple gusa yogosha ordinaire ye simple, umubiri uri simple ariko afite ibikorwa birivugira. Urumva ntabwo ari ngombwa rero biriya cyakoze nyambibona ku bakongomani kuri bavandimwe bacu baturanyi bacu b'abakongomani bo njya nkunda kubona umuco wabo usa naho bibengera. nicyo nari ngiye kukubwira bubona ni umuco wabo ngire ngo usanga umugabo yishyizeho iki kwitukuza iki bintu ibyo ngibyo byo ni ibyabo kuko nta kibazo bo kuri bo ni umuco wabo. Ariko twebwe nko tuvugisha ukuri nawe uri umunyarwanda ibyo bintu ku banyarwanda ubibaziho ni iby'iminsi aha. Ni ukuvuga ngo wowe n'undi uri umuhanzi niyo wakwamamara birenze ibya Diamond hano muri East Africa nta muntu uzakubonaho dread, nta muntu uzakubonaho kwitukuza, nta muntu uzakubonaho iherena, nta muntu uzakubonaho tatuwaje. Nakabaye narabikoze kera ngitangira kuko wenda aribwo nashaka ko abantu bandeba nawe ubona abantu bamaze kumenya none se nakabaye narabikoze kera ari nabwo nashaka ko abantu bangirira attention ngo bandebe. Nge ndihagije talent yanjye irihagije ibikorwa byanjye nzakora nkanababwira birahagije kuzakurura ubwenge bwabo na attention zabo bakankurikira ibyo birahagije. Talent ni igomba kuvuga ntubizi action is speak louder than words ibikorwa birivugira cyane. Tuve mu muziki tuve no muri sport nibyo bintu byawe politike buriya naho ujye bimenya. Ndayikurikira nkuko nyikurikira nkuko abandi bayikurikira kunda umuturage ariko ndabisoma n'uko byandikwa ku ma YouTube bikandikwa bikavugwa n'amaradiyo n'amateleviziyo nanjye ndicara nkareba nk'abandi baturage ariko that's not my field. Je field yanjye n'umuziki n'umupira n'ubucuruzi ariko ntushobora no kuba no muri ibyo byose udakora cyangwa se utakurikira politiki kuko burya n'umucuruzi burya nawe bari muri politiki. None se niba bakubwira bati umucuruzi kugira ngo umucuruzi mwiza ugomba kugenda muri politiki y'igihugu yashyizeho ku bacuruzi ubwo ngubwo nutayigenderaho urabupinze politiki. Mu bundi buryo rero nawe uri muri politiki nubwo utari muri politiki nk'abanyapolitiki wenda cyane barimo direct ariko burya indirect nawe urimo. None se bavuze bati buri mucuruzi wese mu rugero ngo haye agomba kujya kugira ngo politiki y'igihugu ivuga ko buri mucuruzi wese kugira ngo agire ibikorwa bye by'ubucuruzi bitera imbere. Wabyumvishije wenda agomba nibura kujya buri kwezi agira interera naterera yo kuzamura urubyiruko n'urugero igihugu kikabishyiraho cyari cyo cyose ku isi hose hanyuma ukaba umucuruzi ntubahirize iyo gahunda ubwo nawe upinze politiki yashyizweho. Ubwo rero nabikubwiye ubu se bavuze bati umunyamakuru politiki twashyizeho y'abanyamakuru gukoreramo nuko mutagomba kuzajya mutukana kuri mikoro wowe ukabirenga ukabikora ubwo nusuzuguye politiki yashyizweho. Ayo ni amategeko wowe ukurikira amategeko. Rero nanjye ndi umuturage nk'abandi ariko nkorera muri politiki yashyizweho kandi nkayubahiriza. Ugira n'uruhare mu bikorwa bya politiki nko gutora nawe ubigiramo uruhare. Ni twese wowe yarashaka kwibariza utubazo duto nawe ibyo kuvuga ngo warumbaje ngo muri politiki ho naho ngo ujye uyiyumvamo uyimenyamo ntabwo ugenda umunyapolitiki ariko ndayikurikira nkuko nawe uyikurikira ndayireba nshobora no kubona nayitangaho ibitekerezo nkuko nawe watangaho ibitekerezo. None se ndaguruye niba perezida wa repubulika agiye hari akaganira n'abaturage akavuga ati buri wese atanga igitekerezo ukavuga uti ndashaka gutanga igitekerezo ubwo ni ukuvuga ko wakurikiye politiki. Wowe perezida yize no kuvuga ati iyo utayikinnye yiragukina. Wabyumvishije ni ukuvuga rero ni bwa buryo nakubwiye ngo buri muntu wese yisanga muri politiki mu buzima bwose yaba arimo waba uri mu mupira waba uri mu muziki waba uri mu kuko byanga bikunda hari aho ugomba kugira engo ya siyasa cyangwa se engo ya politics kagukoraho ampulisi noneho nkanjye nk'umuntu uri public figure nicyo nashaka kugeraho nka public figure abaturage bakugiriye icyizere bati hari umuntu w'umuhanga ariko tuzi ejo bundi hari amatora bati super watuyoboye wadutegekeye nk'akarere nk'aka ka Kicukiro utuyemo. Ntabwo nasimbuka ikiraho ntarakigeraho twebwe turi mu bya ubu turi mu bya entertainment turi mu muziki turi mu mupira icyo gihe nabwo nabireba ariko sinanabishaka sinanabyo ngamije ariko nanone sinakwemera ko nk'umuntu w'abantu barengana mfite icyo nabakorera
nanone ubwo naba mbaye ikigwaraho kugira ngo nkomeze mbe intwari barangi bwa butwari bantoreye naba mbuhinduye ubugwari. Ariko nanone iyo si yo target sinabishaka. Ngiye ndikorera byanjye by'umupira n'umuziki nibyo nibereyemo. Yogere waramusenge. Yes. Ariko nanone bakubwiye bati aho kugira ngo turengane kandi uraha nubwo utabishaka ni ngombwa ubigire kugira ngo turengane. Byaba ngombwa ko none se ndakubwiza kuri, ariko nanone ntabwo twasimbuka ikiraro tutarakigeraho. Kandi dufite abahanga benshi muri uru Rwanda. Reka nanjye nge muri entertainment, nge no muri siporo birahagije. Abahanga bandi baratureninzwe kandi bameze neza. Urakoze cyane. Ariko niyo utajya kuyobora akarere wayobora nk'abahanzi. Ariko ko dufite abahanga. Ariko nawe urabayoboye. Kandi wowe wabwiye ufite ubwenge. Nyoboye entertainment. Uyoboye entertainment. Nyoboye entertainment. Ndi inspiration y'urubyiruko rw'u Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ubwo se iyo duty, iyo burden, uwo muzigo nikore urabona woroshye. Urakoze. Twigere ku bikorwa bishyashya aho ngaho ndumva kadutegereza icyo kiraro uzakigeraho tuzagaruka tubikubaza. Murakoze cyane. Ibikorwa bishyashya ngo bihari ni ibikorwa mu muziki. Ibikorwa bishyashya ngiye gusohora indirimbo nshya. Ikindi kintu nagira ngo nkubwire, natangaje ko nyuma ya covid ndimo ndatekereza kuzakorana collab n'umuririmbyi ukomeye muri hagati ya Tanzania na Nigeria. Ngira ngo ntibyana gutangaza ubonye nkoranye collab na Diamond, kuko urabibonye Diamond ejo bundi yagaragaye arimo kunywa ikinyobwa cya Speranza Group Limited ari kumwe na Meddy Kagere, ari kumwe na Rayvanny. Ni ibintu abantu batatekerezaga kubona Diamond afata ikinyobwa cya Speranza. Barabibonye arimo kukinywa, maze kucyamamaza yahise akinywa. Byerekana ko support yanjye. Warabibonye Dikenzo yabipostinze, wo bita Dikenzo y'Ubugande ya postinze avuga ati super manager niwe mustar mu Rwanda wenyine nemera. Muri iki gihugu habaye abastari benshi, ariko tekereza Dikenzo akurikirwa n'abantu barenga miliyoni imwe, ariko yanshyize kuri county ye. Aravuga ati uyu nguyu niwe mustar, ibindi barabeshya. So ibikorwa ni byinshi urumva bose ni network yanjye. Icyo nababwira nuko ibyiza birushaho kwaguka, kandi nzarushaho kwitwara neza no gukorera mu murongo wo kubaha Imana, kubaha igihugu no kutiyandarika. Ari nabyo nanashishikariza buri wese. Nawe munyamakuru mbajije, ndabigusabye ujye ukomeza ubyigishe n'urubyiruko, kuko mwe murumvwa cyane. Mushishikariza urubyiruko gahunda yo gukora, gahunda yo kwirinda ibiyobyabwenge, yo kutiyandarika. Igihugu kiradukunda. Perezida yaravuze urabyibuka arimo kurahira ati imanda ni yanyu, abwira urubyiruko, ashyiraho ministeri y'urubyiruko. So amafaranga arari muri za BDF, abakora bakore imishinga bazajya bagenda bayibasupporting nibasanga ari imishinga ifatika, ariko birinde ibiyobyabwenge. Kuko igihugu cyejo perezida yaravuze ati ntago twagira abayobozi banywa ibiyobyabwenge. Ntago waba unywa ibiyobyabwenge ngo uzavemo umuntu muzima. So bareke ibiyobyabwenge ni ikibazo. Byisha urubyiruko, byisha isi. Kandi ndasaba noneho n'abayobozi bashinzwe bari muri department yo kurwanya ibiyobyabwenge bahaguruke barwanya ibiyobyabwenge cyane, kuko ntabwo twazagira abayobozi bazima. Ubuzejo twazagira abandi bagabo nk'abo dufite bakuye igihugu ahantu hakomeye, kandi urubyiruko rudahari, ibiyobyabwenge byararwishe. Murakoze cyane. Nose iyo ndirimbo ugiye gusohora ukurikirana iyo collab cyangwa ugiye gusohora? Oya, ngiye gusohora ni singo yanjye. Ariko covid nirangira ndatekereza ko Uwiteka nabitekerejeho nshobora kuzasohoka nkajya gukora collab n'umuhanzi wari we wese. Nabitangaje nari nabanje kuvugana na Emirade, ngira ngo urabyibuka, nabitangaje inshuro nyinshi, ariko habajemo ibintu bya corona, ariko turapostponinga, turasubika. But I think God will make a way. God is on my side, bizagenda neza. Kari wigeze kumbwira ko ubu ngubu ari wowe uyoboye entertainment hano mu Rwanda. Sino mu Rwanda gusa no muri Eastern Central Africa. Eastern Central Africa, kuko nigiye muntu wandikwa cyane n'ibinyamakuru byo muri Eastern Central Africa, nigiye wandikwa cyane n'ibinyamakuru bya Tanzania bya Mwana Sport, nigiye wandikwa cyane n'ibinyamakuru bya The Nation byandikirwa muri za Kenya. Ujye umbona cyane hano muri Uganda. Ushobora kureba Instagram niba uyiriho none hareba Dikenzo ya postinze kuri Instagram. N'umuntu ukurikirwa n'abantu miliyoni, byereka abantu hano kuri kamera. Akurikirwa n'abantu miliyoni imwe. Instagram ye yanshyizeho. Tekereza Dikenzo uramuzi. Niwe muhanzi wenyine ubushize Museveni yiyamamaza mu 2015, niwe muhanzi wenyine yatoranyije wagendanaga nawe. Niwe muhanzi watwaye award BT yonyine ayivanye muri Amerika, niho bagiye kuyimuhera yayitsindiye. Abanyanigeria batsinze yabagaritse n'abandi, ariko yanshyizeho kuri county ya posting. Biriya ni ibikorwa byanjye. So nta gitangaza, naravuze ngo ubu superman ajyaho bigeze, niyo bavuga ngo dore indege iramanutse irimo kugenda ijugunya amafaranga, ariko iriya ndege ni superman ajyo yirimo, ni uri bikora. Abantu ntibatangara, ahubwo abantu batangazwa no kumva nasubiye inyuma, kuko ibikomeye babinzeho, gukora ibikorwa birenze babinzeho, gukora ibikorwa by'ikirenga, gukora ibikorwa bidasanzwe kandi bisobanutse.
babinzeho n'uwo mutima, kandi ni nacyo nshyira mu rubyiruko, ni nacyo ntera mu rubyiruko. Ibyo ni nabyo nshyira mu rubyiruko, kwishakamo ibisubizo. Rya jambo rya perezida avuga ati think big, ishakemo ibisubizo. Dushyira hamwe, dufatanye, duterane imbere, dutezanye imbere, ariko twishakemo ibisubizo. Ntidutegereze ko hari undi muntu wadugira uko dushaka kuba. Ikindi dutekereze byagutse, uvuga uti ndahari ubu, ariko se nyuma y'imyaka 5 nzaba ndi muntu ki? Murakoze cyane. Mu story wambwiye ko witwa Bruce Melody, ariko hari abatangiye kumugereranya n'undi muhanzi bita Davis D. Wowe iyo batuyibona gute? Davis D na Bruce Melody. Ntibivuze ngo ureba kure ubona n'ubundi. Oya, ndafata umwanya wo gukurikira Davis D, ndamuzi indirimbo ze. Ariko sinafata umwanya ngo nkurikire ibiganiro bye bya YouTube bijije kuri. Ariko Bruce Melody we njya mfata umwanya nkareba uko avuga, nkareba nkabona yavamo entertainer mwiza na watrainingzwe neza. Kandi kubera ko nawe ari umuntu uri muri field turimo, azakomeza kugenda yirefara areba challenges igewe. Nabikubwiye gutembera ni byiza, naratembere mfite ibintu byinshi, narakuye mu bihugu byinshi nagiyemo, nagenze mu bihugu birenga 30. So aho tubwire ibyo bihugu ugenda utubwira n'ururimi rwaho. Genze nta wose wakwibuka ibihugu wagenze, indimi zo ni nyinshi nawe urabizi. Urumva ahubwo mba ndimo kwa prayinga ibintu, imico myiza y'ahandi, nkuko nabo ngiye na prayinga umuco wacu Rwanda, ibyiza tukabyigiraho. Niba ari ugukora business, kubyaza talent, ngira ngo perezida wacu yigeze so kwibeshaho si icyaha, ariko tureke kwiyandarika, tureke kwishyira mu biyobyabwenge, tureke kwiyandarika. Abanyamakuru narabibasabye inshuro nyinshi, mwagerageje mukigisha urubyiruko rw'u Rwanda, mugahaguruka mukareka gusa kureba ama views ku ma YouTube, mukanagerageza kushishikariza, mukavugira icyarimwe intera ikaba imwe, mukavuga muti twamaganye urubyiruko rw'ibiyobyabwenge, nabo mubazi babinywa n'ababitanga bose mukabashyira hanze. Ariko se wowe uravuga uwenspira urubyiruko, usibe ibiyobyabwenge wabigarutseho, nanjye no kukubaza ubona ari iki gituma urubyiruko rujya mu biyobyabwenge? Iyo impamvu ni ubuginga bwo kumva ngo ntiwaba umusitari ngo utasinze ngo utanyweye ikimogi. Urumva ngo ntiwaba umusitari ngo ba Puff Daddy ba 50 Cent yakumva ngo banyweye intuza ngo imiti, ngo nawe ngo reka nsomeho. Urumva agenda atyo nawe akabaranyweye. Urumva ejo ugasanga ise na nyina baramupfushije. Uzi gupfusha umuntu hagaze, papa wawe na mama wawe bakakubura uhagaze. Biyobyabwenge. Mana nyagasani, igihugu cy'u Rwanda ndasaba ababishinzwe rwose nibahaguruke barwanye iki. Ni ikintu kibabaje cyane. Mwese twazagira abagabo bakomeye bate bameze nk'abubatse iki gihugu? Nabikubwiye, niba urubyiruko rw'isi ruri mu biyobyabwenge, ubwo abazasimbura bakuru bacu ba data ba mama ni bazavahe? Kandi abantu baragiye mu biyobyabwenge. Guhaguruka kabisa. Usibye n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge, ikindi kibazo gihangayikishije igihugu ubu ngubu ni inda ziterwa abana bakiri bato, abangavu. Nacyo cyo cyumva? Icyo nacyo ndacyumva cyane, kandi icyo nakivugaho nk'uko ubivuze, si byiza no kwica inzozi z'abashiki bacu. Nibyo rwose ibyo uvuze, no kwica inzozi z'abashiki bacu, kugira ngo tuzagira undi muntu uzasimbura Louise mushiki wabo. Dufite umuntu ukomeye, ni secrétaire général w'ibihugu, ubumwe bw'ibihugu bivuga igifaransa, ni umunyarwanda ava mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi dukeneye no kuzahorana no muntu nka Louise mushiki wabo, tukazagira benshi batandukanye. Nawe cyangwa n'undi dukeneye ko ajya no kuyobora na UN na nice. Urakoze cyane. Ubwo rero ibyo byose nk'uko wabivugaga, ni ngombwa dutegure, kandi gutegura abana bacu turamuka tubica gutyo, tubicira inzozi, ubwo twaba turimo natwe kwicira igihugu imbere aho ngaho. Ntituzagira ijambo, ntituzanagire nyine uburemere bw'igihugu cyacu tukaba tubugabanyije. Ibyo niyo mpamvu rero nk'ibyo bavuga guti gutera inda abana bakiri bato, wabivugaho iki? Ni ingeso mbi rwose. Abagabo babirimo babireke cyane, kuko that is negative habit. Murakoze cyane. Super manager, ubu ngubu baravuga Kagere Meddy ngo Yanga arajyayo. Oya, ntabwo Kagere Meddy yajya muri Yanga. Wenda yanajyayo, nayo ni ikipe, ariko kugeza ubu akakanya nababwiye ko agifite kontra. Igihe kingana gute? Acyafite kontra y'umwaka imbere. Arongera ko bushize nabo twabonye yongera amasezerano gifitemo umwaka. Ushobora no kongera kuko arimo arakora neza, kandi icyo ndeba jewe hari biganiro bihari. Yanga yaramvugisha, ariko kugeza ubu akakanya nabwiye ko akiri hasi ya kontra ya Simba. Kugeza ubu akakanya rero nta kintu navuga mu kintu gifite kontra. Iceta fese byarangiye gute muri Spain? muri Spain? Yes. Muri Spain banze gutanga amafaranga, batanze amafaranga, Simba yanga kwakira amafaranga, ivuga ko ikimushaka.
batanze angahe? batangaga ibihumbi 600 by'amadolari. we yashakaga Bambe Simba yashakaga yaranze gusa. nta kintu cy'amafaranga Simba yashakaga. Simba se nuzi ko nyirari we mukire wa mbere w'umwana muto muri Afurika afite miliyari 3 z'amadolari. Se yakeneye ne ko akeneye ibyishimo yaranze rwose. Sibanyira ngo twasoreza angaha. Murakoze cyane, nanjye nshimiye, ndabashimiye ko mwampaye umwanya wo kuganira namwe. Sabye n'abantu gukomeza gukurikira ibiganiro byanyu bya Inzozi TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane Super Manager.